kabisa. Ona Bitabi ibyo. Turamwire. Agomba kutwishyura uyu munsi. Icyo gihe aduhembe ibishyimbo. Turebe yado. Wowe uretse Gira vuba amasaha yagiye. ni umujyi Amasaha yagiye gira vuba. ugomba kurya ibipimi Gira vuba ni amasaha yagiye. murantegeka nta mukozi Ariko wowe uzibuza akazi. Najyana mu buzima. Nakubwiye hano hanze hari abantu bitwa abayuda. Uriya ni umuyuda neza. Araturiye neza. Ariko reka ariko ndimo ndakwigisha bisatura cyane biragura gutya gute se gutya se ariko wagiye wisura ariko nawe urimo ibigize ubusaza arimo namubonye. Namubonye. wo gukundana rero turakundana muri Hopeline Sport esha abantu bafite imyenda kabisa kwa ya Batista Shakimani umva sinajyaga nkora siporo atanga imyenda Ubu ngubu Yesu. byose bya siporo nuko ye ngiye kujya ndikora kabisa shyira hejuru gutya ayiwe bisa Ngwino. Arimo. Samuka arimo. Ari burema. Kuma. Amone. Uyu munsi arayaduha. Arimo nyine arayaduha n'uyu munsi. araduha N'uyu munsi sha ibintu ifi yigira mu mazi. Ntabwo ducika kabisa. zamuka Kwashyira oya na habe kabisa. Bitabi ibyo. Turamwire. Agomba kutwishyura N'uyu munsi. Icyo gihe aduhembe ibishyimbo. Turebe yado. wowe uretse Mesu ni rusuru. wowe wakoze neza wowe ugomba kugenda ugashaka amavuta n'amakara ugashaka n'inkwi ugacana ukarya ibishyimbo bifite vitamine nk'inyama arishyirana wowe wakoze neza cyane Okay. Akaduha n'amafaranga. ayo agomba kuboneka byanze bikunze muzaze mugaruke gufata amafaranga yanyu fata ubugwate Avuze ngo tugende tuzagaruke gufata amafaranga. urasetse ubwo mwishimye nanjye ndishimye orala abakozi beza Umva babayi fata ifu yawe. Fata ifu yawe. ifu urayana Mpaye amafaranga. Umuhinzi watengera bibiri. icyaro uyabona Gira vuba. uretse Aho gutwara ikiro cy'ibishyimbo. Oya. muranjyana umwanda mbahaye ibiryo Fata ifu yawe. Amafaranga umuhinzi ahingira bibiri. ifu Jyana. Umama bibiri. Nose ubu bufu. Ntabwo bugeze no kumagana bibiri. Siningira ifu ngewe. Gusize intoki zanjye burya ningira ifu ngewe. ikiro niko sha umva sha wowe urumva cyane uyu nguyu namushimagije nicyo cyuma atangiye kwira iyi fu urayibona Njyewe ndabitwara. bitware Wenyine jyana kubera ifembe. kubera iki Mpa bibiri. Niyo umuhinzi wacu ahingira. reba None se ukutitira. Ni inzara. Ninzara. Umutima wawe se ukubita nabi. Oya arayaduhunya uyu munsi. Ariko atwishyura. Ntongere Ntongere kwiruka. wapi? Tumufate. Nukumubwira ko ibintu ifi yigira mu mazi. Ariko bibiri akaduhembe inusu y'ibishyimbo. Nukumubwira ko ibintu ifi yigira mu mazi itagigira mu mavuta. Umbwire kabisa. Uyu munsi N'uyu munsi nibyo inshingano zacu ni ukumushyuza. tukatatu ko yafite. Arimo namubonye. sheri uri ye natangiye bigashana ukusize avoka kugira ngo nituranye siporo twikuza avoka ariko reka dukire hasi ndamwigisha
iyi myenda cyakora oya bikusema nani izi siporo noneho zo bikoze uri wa mbere muri siporo izi umva iyi myenda cyakora ituma umuntu akora siporo ameze neza twagiye ariko ndimo ndakwigisha bisatura cyane bizakuru gutya gute sigura cyase ariko wagiye wisonera ariko nawe urimo z'ubusaza wisonera ugira isoni ngaho twagiye nyine twongere tumanuke oya uri gusa ngugiye kujya nawe wansha intege ariko ni nk'ikimasa uretse haguruka uratwicara tuganire ariko kamaze nkubaza iyi myenda wanguriye niko iyi myenda wangurije kabisa wari wambonye ntabyo washobora oya ariko kumva wangurira imyenda kubera kumenya nk'urumasa rwa komine ntabwo washobora uratangiye uyu munsi ni umunsi mwiza wo gukundana rero turakundana muri Hope Line Sport abantu bafite imyenda kabisa kwa Jean Baptiste Shakimana sinajyaga nkora siporo atanga imyenda byose bya siporo nuko ye ngiye kuzajya nikora kabisa shyira hejuru gutya mwese mwerekereye ubu ngubu agana ka siporo ubu ni ugusubirayo tukavugana ahasiga akambwira ati hariya rivaje yindi yavuye kandi hari abantu dukorana bashaka imyenda ya siporo imyenda ivuye mu Bushinwa kuko muri iyi minsi urabona ko abantu basigaye bataha kare bashaka imyenda yisanzuye na bya bindi byo gushyiraho siporo ukananura umubiri urareba imipira arimo samuka arimo ari burema kuma amone uyu munsi arayaduha arimo nyine arayaduha n'uyu munsi n'uyu munsi ibintu ifi igira mu mazi ntabwo aducika kwashyira oya na habe kuretse wari uzi ko ari wowe wambika Rayon Sport reka da na Kiyovu ntabyo narinze ahubwo ariko urahazi ntabwo mpazi ese nahagana gera kuri etaje ya City Radio umanuke gatoya ugende kwa mugabo wawe undi ucuruza amawisiki gusa nk'ujya Nyamirambo mbese manuka kuri Rayon nawe uba wahamenye yose ko wajya untendere aho hantu ni ukwambwira neza nkazabwira abantu bashaka kugura imyenda kuko rwose irasa neza njye nkunda n'ubururu wawe najyaga mbona ubikora na siporo nkajya ngo ntibyanditse uzi ko igihe ukoze siporo buri gihe ka kuka kose ka parufe numva kameze neza daka kabaga rero n'ibiyushyira mu musatsi ahubwo nta na parufe bagira ngo nazo ko mbona bafite ibintu byiza ngo bariya ntabwo bagurisha parufe ahubwo nuko nta masogisi dufite iyi siporo hano nta masogisi ariko afite amasogisi bita amabaho bambara ku makabutura waretse kuriya mugabo Jean Baptiste ni hatari ashaka imana tuzajyane ngura imyenda myinshi ndashaka kuzajya nkora siporo kuri reception uzasanga madamu ni wowe wakora igihe adahari yagiye Dubai nangwa yagiye mu Bushinwa bafite ibintu byiza kabisa bariyuhiye uzi ibyandi byo guterura gutya by'ibyuma aho se bazabiteruye tukareba ko umusaza bwawe uzi ibyandi byo kunyonga gutya by'amagare y'abana n'abantu bakuru n'imyenda y'abana n'imyenda y'abana ni igiki utasanga we cya Hope Line reka tuzagure wa muhungu wacu Hope Line Sport this ni ukuri tuzabagurira imyenda tujye papa umwana na nyina keneye undi mwana ndakubyaza undi iri siporo se Hope Line Sport 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 reka njye gushaka amazi yo kunywa inyota irangije mbagira vuba nanjye unzanire Hope Line Sport reka mbefumiza abajura baraturunguruka abajura mwana haramu yaratwishe birangiye tipe yaranutse hari abantu bitwa abayuda umugabo aratweretse pe yaravugiye simbi ari amafaranga tuzabona gute buriya mbwira y'amafaranga tuzabona gute urabizi ariko reka nkubwire reka tumukorere umupango
nzaruriya azatwishyura nzabikwereka ako nkawe ndabizwi nazatwishyura abantu reka nkubwire wowe ushonje cyane ufite inda nini niyo ugomba gupanga ukambwira ukuntu tuzabigenza we byiyore nzakwereka akabisi aho ngaho ni komeza ibyo ngomba